Ibihe byiza nizere ko umeze neza cyane muri gahunda zitandukanye urimo ukurikiye The Trending 250. Njye nitwa Brice Nyirihirwe, guhaye ikaze cyane rero mu birimo biravugwa kuri uyu mugoroba. Ni inkuru y'akababaro irimo iravugwa, ni inkuru imenyekanye muri iri joro, aho byamenyekanye ko Junior Multi System uyu nguyu yabaye producer, yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, akorera abahanzi benshi batandukanye bageze kure mu muziki. Hakaba ari amakuru rwose avuga ko yamaze kuva mu mubiri, Imana imuhe iruhuko ridashira. Producer ubundi amazina ye bwite ni Karamuka Jarike, ko yise Junior Multi System. Hari hashize igihe n'ubundi mu itangazamakuru havugwa amakuru y'uko atameze neza, ndetse nawe ubwe yarabyivugiye ubwo yatangaga ikiganiro. Ni amakuru rero yamenyekanye ubwo yagaragaraga kuri chaîne imwe ya YouTube arimo avuga ko ameze nabi rwose ndetse anakubufasha. Iki gihe hari mu mpera z'umwaka 2022. Karamuka Jarike rero uwamamaye nka Junior Multi System, amakuru icyo gihe avugaga ko amaze iminsi arembeye mu rugo kubera uburwayi bufitanye isano n'ingaruka zo gucibwa ukuboko. Mu butumwa yanyujije kuri konti ya Facebook yasabye abakunzi be kumusengera ati pray for me, aribyo bisobanuye ngo munsengere tugenekereje mu kinyarwanda. Muri Mata muri 2019 nibwo Junior Multi System yakoze impanuka agonzwe n'imodoka bimuviramo gucibwa ukuboko kuko kwari kwangiritse. Mu mwaka 2022 ubwo yasurwaga n'itangazamakuru yavuze ko akeneye ubuvuzi bwimbitse kugira ngo abe yakira neza, anahishura uko abayeho ubuzima bushaririye. Icyo gihe Junior Multi System yavuze ko nyuma y'igihe gito avuye mu bitaro yatangiye kujya yumva uburibwe aho bacira ukuboko, bigeraho birushaho kwiyongera. Umugabo wakoze indirimbo zakunzwe na benshi mu bakunzi ba muzika nyarwanda. Icyo gihe yahamyaga ko igisigaye nta kindi, icyo gihe byari ukwiyagiza Imana byonyine. Zimwe mu ndirimbo Junior Multi System yakoze harimo Rudashoboka ya Knowless, Umfatiye Runini ya Urban Boys, Niko Nabaye ya Zizou Alpacino, Birarangiye ya Dream Boys n'izindi nyinshi zakunzwe. Akaba ari umunyabigwi. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye rero muri iri joro ubwo ikinyamakuru Igihe cyanyuzaga ku rukuta rwacyo rwa Twitter kikandika ko yamaze kwitaba Imana azize uburwayi. N'uburwayi n'ubundi bitekerezwa ko bifitanye isano n'ingaruka yagize kuri ako kaboko yaciwe ubwo yakoraga impanuka. Bikaba bitekerezwa ko rero n'ubundi ari byo bimuhitanye, kubera ko n'ubundi byagiye bivugwa ko kajemo kanseri ubwo yaganiraga n'itangazamakuru. Harashize igihe kitari kinini n'ubundi nabwo yongeye kwibazwaho kubera gukomeza gutakaza ibiro bidasanzwe, kuko ubundi bari bamuzi bazi ko ari umugabo munini cyane, ariko byageze igihe atakaza ibiro bidasanzwe. Icyo gihe rero abakunzi be babyibajijeho ndetse bagera ubwo nawe abibazwa aza no kugira icyo abivugaho. Icyo gihe hari mu mwaka w'2021. Producer Karamuka Jarike rero wiyise Junior Multi System icyo gihe yagize icyo avuga ko kunanuka bikabije byateye benshi ubwoba, bagatekereza ko afite uburwayi bukomeye. Ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram hagaragara amafoto yasangije abakunzi be icyo gihe, akaba ari amafoto yateye ubwoba benshi kubera ko yari yarananutse bikomeye, kubera ko bari bamuzi ari umugabo munini cyane. Akaza gusangiza abakunzi be mu mafoto ananutse cyane, yatakaje ibiro cyane, ndetse bivugisha benshi. Urugero icyo gihe ni nk'uwitwa Mbabazi Claudine 55 yagiye atangirwa ibitekerezo ku ifoto ya Junior Multi System yashyize hanze ku itariki ya 6 Ukuboza 2021, maze amarangamutima menshi aramusaga. Icyo gihe abaza Junior icyo yabaye, ati wabaye ikiwe. Ubugira kabiri yongeye kujya ku yindi foto Junior yari amaze iminsi 5 ashyize hanze, maze arongera ati wabaye ikikweri. Kuri iyi foto mugenzi we witwa Fete_Kao250 we yayitanzeho ibitekerezo ati Junior menya arwaye pe, yarananutse cyane. Naho Saba Fidel ati wagabanyije ibiro kwe, nyamara mu by'ukuri yabiterwaga n'uburwayi. Witwa R_Elsa Babu yagize ati ko mbona kabaye. Hanyuma DJ Blaze
_yay official wati niko ni ibitekerezo byinshi umuntu atarondora ariko ahanini benshi bagaragaje ko batewe ubwoba no kunanuka gukabije kwa Junior Multisystem, ari nayo mpamvu benshi bavuze ko ashobora kuba arwaye bikomeye. Ubusanzwe uyu mugabo yagiraga ibiro byinshi, umugabo wajyaga ahamya ko afite ibiro bibarirwa mu ijana. Icyo gihe umurebesha ijisho byari kugutera ubwoba, ari nayo mpamvu gutakaza ibiro kwe bitavuzweho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero byatumye icyo gihe ibinyamakuru byifuza kumenya ukuri nyako ku gutakaza ibiro kwa Junior Multisystem, maze baramwegera baraganira, ahamya ko kunanuka bitari guterwa n'uburwayi nk'uko abenshi bari babiketse. Icyo gihe yagize ati hoya ntabwo ari ukurwara ni siporo, hari ibyo kwa muganga bambwiye kuko babonaga umubyibuho wanjye ukabije, bansaba ko byaba ngombwa ko nagabanuka kugira ngo ntazicwa wenda n'umutima cyangwa stroke n'ibindi kubera niyo accident nari nakoze. Yakomeje agira ati siporo nkora ni iki nkora, ati siporo nkora n'uburyo ngerageza kujera umubiri wanjye ku buryo ntabyibuha, hari ibyo nanigomwe nk'iyo migati ya mu gitondo, niyo mpamvu abantu babonye ngana kuriya bikabatangaza. Icyo gihe rero ibinyamakuru byamubajije ibiro amaze gutakaza, maze asubiza agira ati kuva natangira gukora za siporo sinari najya wenda kuvuga ngo ndajya kwipimisha, gusa ngereranyije wenda mbona naragabanutseho ibiro nka 30 ukuntu. Gusa nubwo bivuga gutya, nyuma byaje gukomera ndetse rwose biza gufata indi ntera za kunanuka noneho bikabije. Ngira ngo nk'abaherukaga kubona ikiganiro yaherukaga kugirana n'itangazamakuru babonye ko yari yarananutse cyane. Icyo gihe rero yanavuze ko bidakwiye gutera abantu impungenge, icyakora ashimangira ko agiye kugerageza ku buryo atazananuka ngo arenge aho ageze ubu ngubu, ariko nyuma y'icyo gihe byaje kurangira n'ubundi ananutse. Junior Multisystem akaba rero yari umwe mu batunganya umuziki mu buryo bw'amajwi bakomeye kandi bagize uruhare mu iterambere ryawo. Yanyuze mu nzu zikomeye zitunganya umuziki zirimo nka Bridge Record, Touch Records, Empire Record ndetse na Round Music ya Lil G n'ahandi. Yakoze indirimbo zakunzwe nyinshi zirimo n'iyitwa Ndacyariho Ndahumeka ya Jay Polly nawe yitabye Imana, Imana imuhe iruhuko ridashira. Kuwa 3 Mata 2019 icyo gihe nibwo abaganga bafashe umwanzuro udasubirwaho uko Junior Multisystem acibwa akaboko k'ibumoso. Binakekwa ko urupfu rwe ariho rwashamikiye kubera ko nyuma yo gucibwa ku kaboko, Junior Multisystem yagiye agaragaza mu bihe bitandukanye ko ako kaboko katigeze kamuha agahenge. Hanyuma rero reka tuvuge twese hamwe tumusabire iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Nicyo twavuga, nta kindi twarenzaho, reka tuzasubira ubutaha.